turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi banzuri business group limited by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana 5 kuri 5 kuri channel yacu ya Nzuri market. Nkuko mubimenyereye tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Muri aka kanya rero, muri aka kanya tugiye kubereka ikibanza cyiza kandi kinini kiri hano hirya gato cyane y'akagari ka Rudashya. Rudashya wakwibaza uti aho Rudashya ni hehe? Rudashya ni hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera, ahazwi cyane nk'Gasogi. Ngira ngo Gasogi murayizi muri benshi ko ari quartier nziza cyane iri guturwa cyane kandi mu buryo bugezweho. Ni ikibanza rero kinini cyane kandi kiri hafi cyane y'umuhanda bagiye gucishamo kaburimbo. Umuhanda cyane bagiye gucishamo kaburimbo rwose mu gihe gitoya cya vuba. Ngira ngo uyu nguyu no bagiye gucishamo kaburimbo, barabaze, impambo zirateye, ibintu byose birateguye. Urabona ko ari rwose muri Gasabo, ahantu heza cyane. Kuva rero kuri uyu muhanda wa kaburimbo cyangwa se uyu muhanda bagiye gutangira gushyiramo kaburimbo cyangwa se muri centre ya Gasogi, aha ni mu centre ya Gasogi neza. Kuhava ugera kuri icyo kibanza ni metero 300 zonyine, ni metero 300. Murumva ko ari hafi cyane rwose. Ngira ngo rero iki kibanza kikaba gifite ubuso bwa metero kare 1500. Murakibona ukuntu kingana. Ni ikibanza kinini cyane kandi gikikijwe n'imihanda. Nuvuga ngo munsi yacyo hari umuhanda principal ukomeza ukagenda ukagera hazwi nko ku bazungu cyangwa ku ishuri ry'abanyamerika. Hakaba undi muhanda umanuka hepfo yacyo n'undi ukizamuka mu rubavu. Nkuko muri kubibona aho harunze umucanga, hari umuhanda wundi uzamuka mu rubavu rw'iki kibanza. Nuvuga ngo ni ikibanza kiri mu ihuriro ry'imihanda, kikaba ari kinini cyane. Murumva namwe metero kare 1500 ukuntu ari ahantu hanini rwose. Metero kare 1500 ni ahantu hanini. Nguwo umuhanda uzamuka mu rubavu rw'icyo kibanza. Aha akaba ari uwundi uri principal ukomeza. Aha kuri iki kibanza kuhava ujya muri centre ya Gasogi neza, hariya mwabonye nyine hari n'akagari ka Rudashya, ni metero 300 zonyine. Ni metero 300 nta bikabyo birimo kugira ngo ugere aho bagiye kuzamura kaburimbo. Iki kibanza rero kirashaka amafaranga make. Iki kibanza urabona ko ni kinini, ushaka kukigura ugakatamwo ibindi bibanza, ushaka no kukigura kandi ugashyiramo ubucuruzi, ibintu by'amakwe bigezweho. Ushaka guteramo jardin ukajya uhakirira ibirori, ushobora kuhubaka amashuri cyangwa irerero ry'abana, ushobora kuhubaka gasare, ushobora kuhubaka hoteli cyangwa se maison de passage, ushobora kuhubaka guest house, moteri, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Muzi yuko hari Gasogi ari ahantu heza abantu bakunda gusohokera cyane, yuko noneho ubu ngubu hagiye kugera kaburimbo. Dore n'abaturage rwose bahaturiye ni abantu b'abasirimu. Ariko aha ni iruhande rw'iki kibanza, ariko ubundi Gasogi ni yindi, ariko naha rwose ni hafi cyane muri metero 300 yaheza tuvuga hagezweho. Iki kibanza rero wakibikamwe amafaranga cyangwa se ukatangira kukiexploiter. Agarusho k'iki kibanza kiri mu byo bita C1. Twabwiye ko tuzajya tubafasha no kubasobanurira imikoreshereze y'igishushanyo mbonera. Ibyo bita C1 ni ukuvuga ngo ni commercial 1 cyangwa se ni ubucuruzi buciriritse. Ubwo ushaka kuhubaka ubucuruzi buciriritse, nta bakubwira ngo bakangura nivo z'ama etage z'ubucuruzi. Ushaka kubaka amabotike magufiya, ushaka kubaka inzu ngufi ukazishyiramo ubucuruzi, n'ibyo byose by'amahoteli twavugaga no kwakira ibirori n'ibiki. Ibyo byose biri mu bucuruzi, byose ni ubucuruzi. Ni akarusho rero k'iki kibanza. Ukunze rero iki kibanza waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 Iki kibanza tubibutse yuko gishaka miliyoni 20 ziri negotiable, miliyoni 20 ziri negotiable. N'ubundi ugiye ku biciro byo mu igazeti bira by'ama expertise wasanga gikureye nka miliyoni 35 gutyo n'imisago. Ariko turabahera miliyoni 20 kandi tunabagabanyiriza. Ni karibu cyane rero muze mwigurira iki kibanza, kandi mushaka kudusanga aho dukora hano ku Muhima kuri Yamaha
ugeze muri feruje mu nzu ya etaje hari amatafari ahiye yanditseho Shema House. Tukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Wadusanga kandi ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ushobora no gusura website yacu www.nzuri.rw ukareba ibyiza byose tuba tubafitiye umunsi ku wundi. Iki kibanza rero ntikigucike kuko miliyoni 20 dushobora kukugabanyiriza kuri metero kare 1500 kwa 1155 hafi 1500 n'amafaranga make rwose ugereranyije n'agaciro k'ubutaka aho kageze. Twibutse ko metero kare yaha ngaho ubwayo iri ku 30,000. Ni karibu rero tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Ni mukomeze mukande subscribe, mukore na share, mukomeze kujya mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Tubahaye ikaze rero, kandi rwose muntu ufite umutungo ushaka ko tukumanagingira tukagufasha kuwubyaza umusaruro mu buryo buhoraho bwizewe, ngwino nawe utugane tukumanagingire umutungo wawe, tukwishyuriza abarimo, tugushyiremo abakiriya inzu tuyuzuze no hejuru. Ngwino rwose tuguhaye ikaze. Nawe ufite ikibanza cyangwa utagifite ushaka ko tugukorera plan tukanakubakira inzu igezweho, dushaka kukubakira mu kibanza cyawe cyangwa se tukaguha n'ikibanza tukakikubakiramo ku mafaranga make cyane. Ni karibu cyane, murakoze, turabakunda.